Zahita buruhinja ubusi impamvu mubona ndi uruhinja nukubera igitero. kurya neza. Ndarya neza. Uyu ntabwo akuze ni muto. Kuva yabana n'umugabo kuva ku munsi wa mbere kugeza ubu ntiyigeze aryamana n'umugabo. Na nubu wari uyizi ko mbyumvise. None se ubundi bijya umugabo wa mama Charlene yarakijijwe icyo gihe yatangiye gusenga. Wowe ntabwo urumva turi kuvuga mama Charlene. Urumva ko turi kuvuga mama Charlene. Yego. Ariko univuga ntabwo ugeze umbwira izina. Bashimire inshuti tubana hano umunsi kundi aho muherereye ku isi hose nk'ibisanzwe ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe Imana iguha umugisha nawe utarayikora ntibagirwe kuyikora kugira ngo tujye tubana na mahitamo meza kubana natwe. Hanyuma reka nkwihanganishe niba uri mu buzima bugoye, ushobora kuba urwaye, urwaje, ushobora kuba ibituzengurutse ni byinshi bigoye cyane ko bigenda byongera umunsi ku wundi. Rero niba bitameze neza wihangane ukomere. Abanyarwanda n'abarundi twumva ururimi rumwe baravuga ngo buracya bugacyana yandi. Kandi ku bantu bizera ijambo ry'Imana ryo ribivuga neza. Riravuga ngo kurira gushobora kurarira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Rero niba bitameze neza wihangane no kuri buzacyana yandi. Imana niyo yabyivugiye biri mu ijambo ryayo ngo ni data wa twese mwiza uhoraho. Hanyuma nkuko mubibona imbere za screen zanyu turi kumwe n'abantu badasanzwe, mvuze ko badasanzwe sinabambeshye ariko umwe turamuzi undi we muraza kumwumva. Reka tubanze twakire umusangwa. Amahoro. Amahoro. Umeze neza. Meze neza. Ego. Yego. Ako abarundi kazi bavuga neza. Nuko nimeze neza. Ni impore. Ya mu buzima busanzwe ndabona ufite fresher urasa neza. Alhamdulillah rabbil alamin. Ese uzi ko abasiramu bambwiye ngo nge mvuga gutyo unukuvuga biba bishatse kuvuga iki? No gushimira Imana. Naho kuvuga Allahu Akbar ku izina ry'Imana nyirimpuhwe nyirimbabazi. Nicyo bivuze. Okay, ese buri hariya wabaye umusiramu wamaze igihe kingana iki? Namaze igihe kitari kinini. Cyo nari naramenye ni byinshi kuko narabyigaga. Okay. Hanyuma amazina nindi? Urumva hari abantu bakuguze telefone. Mukeshimana Emerita. Mukeshimana Emerita. Mama Charlene. Buriya rero uzikura uvuze ngo Mukeshimana Emerita. Benshi ntago bamwe. What? Ariko uvuze Mama Charlene ako kanya. Yego. Ya hanyuma rero Mama Charlene turi kubona uri kumwe n'undi mubyeyi muri kumwe witonze. Umeze neza. Muduhere ka mikoro nawe adusuhuze. Murakomeye? Turaho. Murashimira Imana? Turashimira Imana cyane. Yego. Nubwa mbere tubabonye amazina ninde se? Amazina ni kubw'Imana Marie. Umukristo wo ku Ruyenzi muri ADPR. Nishimiye kubabona, nishimiye kubana namwe. Yego. Cyane cyane abantu bazankurikirana. Yego nabo turabasuhuje. Muri izi studio. Turabashuhuje, turabaramukije. Yego. Amahoro y'Imana nabane namwe. Amen. Imana ibahe umugisha. Hanyuma none se ubundi ntabwo turigera tubona mama Charlene na rimwe. Abantu barakubonye bahita bibaza se yaba ari umubyeyi wa mama Charlene nibyo? Ibaze yabyaye igikecuru nkandi. Yego se. Urashobora kubyara ari mutoya da. Ku buryo se na mubyara. Uzi no kubyara. Twaba twaravukiye ribwa ariko none se numuvandimwe wawe? Turasa. Ndabona agasura karimo noneho n'ukuntu mwicaranye nk'abantu muziranye bikomeye. Uyu ngo ni inshuti yanjye Mama Charlene ni inshuti yanjye cyane. Okay. Ya ni byiza cyane. N'ubwa mbere rero ngira ngo duhostinze Mama Charlene uramuzi we n'umustar abantu baramuzi. Umva nutaramumenya baramumenye ariko abantu benshi baramuzi rwose sibanga. Namenya makuru yuko wowe na Mama Charlene mufitanye amateka akomeye kandi yo mu buzima bwa kera n'ubw'uyu munsi. Ibyo bintu naba nibeshye? Ntabwo wibeshye. Ntabwo nibeshye. Mama Charlene se umuzi kuva ryari?
muzi kuva 2003. mu mwaka wa 2003. None turi mu mwaka wa 2024. 2003. Yego. Umuzi gute se? Mwahuriye hehe? Mwamenyanye gute? Twamenyaniye mu Nyakabanda, ari umukristo, nanjye ndi umukristo. Yego. Nasanze aribwo amaze gukizwa. Yego. Ari umudamu nyine ukiri mutoya. Nanjye nyine nibwo nari nkimara gukizwa. Mwe twamenyanye mbere nkigera hariya mu Nyakabanda. Yego. Nturutse iwacu Karongi. Mu cyahoze ari ku Kibuye. Yego. Ko njyewe niho nturuka niho mvuka. Muramenyana. Turamenyana rero turi inshuti kuva icyo gihe turi inshuti kugeza na n'uyu munsi. Okay. Hanyuma mwakirijwe rimwe se cyangwa wenda umwe ni nde wabanje? Nje nageze yarankijijwe nasanze nawe amaze gukizwa. Uburiya wakijijwe ryari? Nakijijwe muri 2002. Muri 2002. Yego. Nukuvuga ngo wamenyanye hafi ya 2003 nyine. Wamenyana na Mashariyane nawe ari bwo ugikizwa. Ubwo ngewe aho ngaho nibwo nari ntangiye gusenga. Nibwo warutangiye gusenga. Kuko nabatijwe muri 2003. Okay. Hanyuma rero muramenyana none Mama Charlene uramuzi nyine urumva bigiye kure. N'ubwa mbere tubonye umuntu rwose uzi Mama Charlene neza. Kandi kuva wavuze kuri n'umukristo abakristo muri ADPR yakijwe neza bakijwe neza. Ahubwo yo twabanaga mu rusengero tunaturanye inzu ku yindi. Wow. Yego. Ni nkaha hani wanje iwe ari nka hano ku Muharuro. Birumvikana ko muziranye. Hanyuma rero Mama Charlene hari amakuru nakuruye yatumye nifuza ko mwahura. Nza kumenya ko Mama Charlene wigize kumucumbikira ngo muhe bigoye. Sa nutunyuriramo muri ayo makuru niba ari byo niba atari byo tubize ukuri. Nibyo ntabwo yababeshye yababwiye n'ukuri. Yego sa nuwegereza ka mikoro. Kwabanaga ari mu Nyakabanda duturanye nyine. Yego. Yari afite ikibazo cy'umutware we batameranye neza. Hanyuma iyo umutware yabaga yamwirukanye nijoro naramucumbikiraga. Yarabayeho mu buzima bugoye bw'urugo rwe. Burya buri muntu wari wese agira icyo kigeragezo. Yego. Urugo rwe rwari rugoye narwo. Umutware we hari igihe yazaga ari nijoro. Yajya kumukingurira nk'umuntu w'umudamu nyine ugiye gukingurira umugabo. Gahita amucapa inshyi nyine gahita asohora hanze. Agahita amusohora hanze. Hanyuma nanjye ubwo ndi mu rugo najya kumva umuntu ari gukomanga ku rugi. Nakwegera umuryango nabaza ngo ninde nkumva arambwiye ngo rigakingura ni njyewe. Akingura hari n'igihe yabaga atambaye. Hari igihe yabaga yambaye kino gice cyo hepfo yifubitse n'akantu kuko yabaga abyutse nyine nijoro agiye gukingurira umugabo. Nk'umuntu ubyutse wari uryamye agakingura agiye gukingura. Noneho we aho kugira ngo abakinguriye binjira mu nzu bakabanza bakamusohora bakajugunya hanze akaza uko nguko nyine. Reka da. Nuko. Kandi ibyo ngibyo n'ukuri rata ndabeshya. Akaza karari wawe. Akaza karari wanjye. Hari igihe yajyaga agasanga wenda nko mu rugo hari umushyitsi w'umugabo. Hanyuma rero tukararana. Ubwo hari umushyitsi w'umugabo simbyumvise. Umushyitsi w'umugabo yaraye mu cyumba yagombaga kuraramo. Wenda ari nk'umushyitsi wabasuye. Ari umushyitsi wadusuye. Kandi hari igihe twakundaga kurarana niyo atamusanga twarararanaga. Ntabwo ari kuba afite umubabaro ngo njye kwiryamira sinzi niba akibyibuka. Rwo nigeze nkuraza wenyine. Naragendaga twarararanaga. Niyo habaga hatari umushyitsi namushyiraga nyine mu cyumba nkagenda tukararana. Ariko hari ikindi gihe twigeze kurarana turi kumwe n'umugabo. Mwese ko muri batatu. Twese ko turi batatu. Murara ku buriri bumwe? Yego. Oya da. Turara ku buriri bumwe. Urumva rero ko ari umuntu ukomeye dufitanye amateka. Igihe cyose kandi igihe umugabo yabaga yamusiteresheje
yamubwiye nabi yarazaga nyine ninjye yaruhukiragaho nk'umuntu nyine w'inshuti ye, nk'umuntu hari umuntu ukubera inshuti nyine ku buryo ibibazo byose genda n'umubabaro wose ukagenda ukaba ari we usukaho. Hanyuma nyine n'ubwo buzima twabanyemo, yego, numva rero ko dufitanye amateka akomeye. hanyuma se wenda iyo mwasengaga aho hantu, Haleluya. iyo mwasengaga wumvaga nk'Imana ibivugaho iki? Imana yavugaga ko izamugirira neza, ko izamurengera, ko izamutabara, cyane cyane umugabo yakundaga kumustressa amubwira ngo ntashaka ko abyara, cyane iyo yabaga atwite niho ubwo yakubitwaga cyane. Hanyuma rero ubwo Imana ikajya imubwira yuko izamugirira neza. Hari umunsi umugabo yigeze gushaka kumukubita, ashaka kumusohora hanze, aragenda amucikira munsi y'igitanda, yanga yuko amusohora akajya kumukubitira ku gasozi, wahita amwihisha munsi y'igitanda. Ubwo nari ndi mu rugo njyewe mu ijoro nko mu ma saa 10 za nijoro, noneho ndyamye numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo ningende mubwire ngo umubabaro afite ngo azayuka nk'amazi amaze gutemba. Ari Imana ikubwira ubwire mama? Ari Imana imbwira ngo mbwire mama Charlene. Nuko ndavuga ni kuko nacuruzaga ku gataro, ndavuga ngo reka mbanze njye kurangura imari, nimva yo ndazamukiwe kuko yari atuye hafi y'urusengero. Hari igihe twari duturanye cyane, twegeranye, ntuye hariya kuri Cafe de Nyakabanda hakurya, wambutse umuhanda, uriya muhanda w'amabuye, wambuka ukanyura muri kaburimbo ukambuka ujya i Nyamirambo. Naho ngaho nari ntuye hafi aho ngaho, nawe atuye hirya yanjye gatoya. Igihe kiza kugera aza kwimukira rero ku rusengero, mu mazu yo ku rusengero. Aho ngaho niho namusanze, ari munsi y'igitanda. Hanyuma nyine Imana yarabimbwiye, ndavuga ngo ndaza kujya kumunyuraho kuko hari inzira. Ndamunyuraho ndazamukayo, ngende mbimubwire, nkomeze nyine no mu kazi kanjye. Hanyuma navuye ku isoko cy'Imisagara, murira n'umugabo we epfo ari kujya ku kazi, epfo kuri Cafe yo hepfo kuri Cafe de Siècle, aho twahuriye agiye ku kazi. Hanyuma nzamuka handi ku rusengero, ngera kwa mama Charlene, ndatura agataro hanze kariho imari nacuruzaga, ninjira mu nzu kuko ari inshuti yanjye cyane, rero namwisanzuragaho, ngahamagara, nkamagaze mu muryango w'icyumba yararagamo, ngahamagara nkumva umuntu ari kunyitaba, nkareba mu cyumba nkaranganya amaso nkabura umuntu, njya mu cyumba cy'abana, nkahamagara Muyuda uri hehe, kuko niko twitanaga. Twitana Abayuda nyine, niwe warinyise bitewe n'ubundi buhamya nyine, nanjye nyine ndarimwita, niko twitana. Hama rero ndahamagara, uri hehe ko nakubuza, uri hehe? Ngiriga ndi hano munsi y'igitanda. Ngo ni munsi y'igitanda? Ndamubwira ngo va munsi y'igitanda nkubwire. Ndabimubwira, nyuma rero ararira nk'uku nyine kuko agira emosiyo cyane, kandi n'umubabaro nawe yari awufite, birumvikana. Arambaza ngo none se ngo papa Charlene ari hehe, kuko yanyinjije munsi y'igitanda ko namuhungiye aha ngaha kugira ngo atanyica, ko yari agiye kunyica. Nira ntawe uhari, yagiye, duhuriye pfiriye kuri Cafe de Siècle, niho duhuriye, humura ntawe uhari, yagiye. Ahita ava munsi y'igitanda rero, ndamubwira nyine, mubwira ubwo butumwa Imana yari intumye. Nuko ntabwo biba byoroshye ubuzima bw'aha ngaha muri iyi si hari ibibazo byinshi, buri wese akamenya ibye. Hari igihe rero yari atwite nanone, umugabo ngaramubwira ngo ntabwo azajya ahora abyara ngo bumvikane, ngo uwo mwana atwite noneho ntabwo azamwita izina, ngo ntazamubaza amazina ye. Umwana se yari atwite yari uwande? Ntabwo yari uwe, none se ubwo hari undi mugore yari yarashatse. Twari inshuti cyane kuko umugabo we yakundaga kutubonana, ku buryo umugabo we yajyaga avuga ngo kari akagore niko kirirwa kakoshya, niko kagushuka. Avuga njyewe, uzajya ushinga kari akagore ko katabyara katagira abana, wowe wirirwa ubyara buri munsi.
maze wishinge kari akagore katabyara kajye kakoshya. Nuko aza mu rugo afite umubabaro mwinshi cyane, umugabo yamutonganyije, yamubwiye nabi cyane, ngo yari yamubwiye ngo uzajya wirirwa ubwagura. Nicyo kintu yaje ambwira ari gukubita amarira. Muzi ukuntu ambwiye ngo arambwiye ngo nzajya mpora mbwagura buri munsi. Nuko rero dusasa agakeka hasi tusenga Imana. Icyo gihe nibwo Imana yamubwiye ibinyujijemo, iramubwira ngo nahumure umwana atwite n'umuhungu, ari wo muhanurira, azamwitira Kiza Joseph. Nta wundi muntu wari uhari, twebwe ko turi babiri. Icyo gihe ndari ifite amezi 2. Ifata mikoro. Icyo gihe nari ntwite inda y'amezi 2. Nyine njya kumusura. Twaraganiraga kandi ibintu byanjye byose byo muri kiriya gihe yari abizi, ntacyo namuhishaga. Hanyuma nyine turasenga nk'uko abakristo basenga, umuntu akugannye arira ukamusengera, Imana imunyuramo. Imana irambwira ngo utwite umwana w'umuhungu. Icyo gihe ifite inda amezi 2. Ihita imbwira ngo uzamwitira Kiza Joseph n'umubyara, kuko yari yambwiye ngo amazina y'uwo mwana utwite ntuzayanyake, ntuzayambaze. Imana biramubatije. Ni umwana afite umwe mu bahungu mwiza cyane kandi w'umuhanga mu ishuri. N'ubu ni ryo zina yakomeje. Yego, nyine kurumva ni Imana yari ibimbwiye, kuko yarambwiye ngo uwo mwana utwite ni umuhungu, ni inda y'amezi 2, n'intarajya no ku gipimo. N'umubyara uzamwite Irakiza Joseph. Niyo mazina ye na n'ubu, kandi koko naramubyaye yari umuhungu. Imana ni nziza. Hanyuma mama, akandi kabazo nakubaza k'amatsiko, urumva mwari muturanye, mwari muziranye, birumvikana. Mu by'ukuri wenda imibanire yabo wari uyizi ko mbyumvise. None se ubundi umugabo wa mama Charlene yari akijijwe icyo gihe, yari yatangiye gusenga? Ntabwo yari akijijwe. Yari atarakizwa. Hanyuma se we nta kimana yajyaga imuvugaho wenda mu buryo bwo kuzahinduka akaba umukozi wayo, agahinduka akaba akizwa? Ibyo ni ibintu ntabwo mbizi pe. Imana yavuze ibyo kuri we, ntabwo ari ngombwa kubivugira hano kuri kamera, kuko nta butumwa byatanga, ni ibintu byacu. Yego, ntabwo mbizi kandi. Hanyuma mwembi muransubiza. Ari mu Charlene na harya wambwiye Mari abayuda. Abayuda nyakuri. Hanyuma ubona ari byiza ko umukristo agira umuntu w'inshuti, nyine hahandi haba mu bihe bikomeye byoroshye akaba afite inshuti. Ubona iyo nshuti ikenewe ukurikije uko wabibonye? Yego, irakenewe. Uburasi kubera icyo ubona ikenewe? Nuko iyo umuntu ari inshuti yawe, iyo ufite ibibazo uragenda akakugira inama, uragenda ukamubwira agahinda kawe, noneho akagufasha no gusenga. Ni byiza kugira umuntu w'inshuti mu buzima. Ni byiza kubera ko iyo umuntu avuze burya aranaruhuka. Ufite umuntu ugenda ukabwira ugutega amatwi, biba ari byiza. Yego. Hanyuma mama Charlene, tubwire rero, warize disi ntiwaruherutse ibintu, ariko Paul Sara vraiment ihangane yigereza akamikro. Hanyuma Mashari, ubona wowe kugira umukristo w'inshuti n'ubwo ikigiye bisigaye bigoye, ubona bikwiye? Niba bikwiye bimaze iki? Sa n'ubishishikariza abantu ubwiza bwabyo, abantu babyumve. Reka nkubwire, nimba hari ikintu cyiza kibaho mu buzima umuntu abamo bwa buri munsi, ni ukugira umuntu uruhukiraho uwo uri we wese. Imana rwose ivugana natwe, ifite n'ibintu iba yaravuganye natwe, hari n'igihe no bivugana natwe, ariko mu buryo bugaragara, mu buryo bufatika. Umuntu akwiye kugira umunyamabanga umubikira ibanga, uwubwira agahinda k'ibanga, ibyo utaza kuvuga kuri kamera utavuga mu rusengero, utaha n'abantu mw'icyifuzo, ukwiye kugira umuntu bibwira.
kuko ikintu giteye agahinda kibabaje ni uko abantu bamena amabanga y'abandi. Umuntu wamubwira ibibazo by'urugo rwawe cyangwa byawe biri prive utabwira abandi akajya kubivuga akabijyana hanze. Hari n'ukuntu twize iyo uvuze ibintu umuntu yakubwiye uba ni nka kumwe umuntu ashobora kuruka hanyuma ugafata bya birutsi bye ukabijyana. Abo bantu rero barakenewe ariko kumubona ntibyoroshye, kumubona biragoye. Umuntu ushobora kumubwira agahinda kawe ese buriya ni kuriya bimeze, akumva ni ibintu bitangaje hanyuma akajya kugutaranga no kukuvuga. Ariko umuntu uruhukiraho arakenewe. Ese akabazo k'amatsiko, kubera iki mwitanaga abayuda? Impamvu twitanaga abayuda, icya mbere ni abayuda nyakuri. Ubundi izina ryitwa abayuda, hari abayuda nyakuri, ni ijambo ry'Imana ribivuga. Uyu nguyu bigeze kumwiba abajura iwe mu rugo, bamwibye bafata ibintu byose mu rukapu runini, aho kugira ngo babijyane baragenda babitereka kuri kaburimbo, kuri kiliziya hariya barabireka. Ni ukuri barabitwaye, nta muntu bawujije, imyenda ye barayipakira buzuza mu gikapu. Barangizaho kugira ngo babijyane aho babijyanye iwabo ntawabafashe. Baraje babitereka ahantu ku cyapa, hafi y'icyapa kuri kafe Nyakabanda. None yuko yisararanga ngo bamwibye ndi kurira abantu batari ko aha hari igikapu gihamaze amasaha n'amasaha. Agiye kureba asanga ni igikapu n'ibintu bye byose niho bipakiye. Rero kuko hafi y'iminsi yose yatazaga iwanjye ntago bwiraga tutabonanye ntibibaho. Najyaga iwe cyangwa wakazi wanjye. Rero araza anekerereza ukuntu ninge wagiyeyo, ambwira ukuntu bamwibye aho kugira ngo babijyane babitereka hafi y'icyapa. Ndavuga interega abayuda nyakuri nta muntu wabatwarira ibyabo. Cy'abayuda ntago bapfa kubijyana. Cy'abayuda nta muntu upfa kubijyana. Kuko uwo munsi yitwa Muyuda nanjye anyita Muyuda. Turi abayuda nyakuri rero bavuka mu gisekuru cyo ku ntare yo mu muryango wa Yuda. Nuko niko anyita nanjye niko mwita n'iyi saha. Hajya bamagara Muyu nanjye nti Muyu, n'amazina ye no kwa ngo Mama Sharirene ntabinyita nanjye simbi mwita. Ni Muyuda ako ni izina ryanjye nawe. Kandi ryaramufashe, hari n'abantu bari mwita. N'abantu benshi barinyita no mu rupangu niko banyita. Abantu bo muri icyo gihe cyacu. Yego. Ninge wari mwise nawe kandi ararinyita. Ngiye ko ntago barizi. Ninge reze. Ngiye barizi ko nitwa Muyuda ni uri nyita. Ako barabimenye. Ni yego. Ako disona Masharene ararize none urabona ko araruhutsa kamorale karagaru. Ntago n'ubundi morale yari yabuze ahubwo ari ukuntu twibuka ibyo Uwiteka yavuganye natwe. Ibyo yakoze. Turi mu manegeka ubutoka butwicaye Imana ivugira bikora. Uyirabikora. None si cyo gihe Imana yarambwiraga ngo hari ibindi byinshi yavuze kandi munyuzemo byasohoye. Kuba yaravuze ngo inkoni itotezwa n'amagambo mabi. Umuntu akubwira ngo uro kubwagura nta kindi umaze. Cyangwa akakubwira ngo iyo nda ntuzanyaka amazina y'uwo mwana uzi ko ari indaye. Imana ikakubwira ngo uzabyibagirwa. Ngo nk'uko amazi atemba agashira niko uzabyibagirwa. Ivuga butumwa. Nicaye hano se ntibuka koko ntakibyibuka. Ntago nkibyibuka. Ntakibyi. Hari n'akandi. Oya ni nakandi se ko ari byinshi. Ivuga butumwa ryawe. Yego. Imwe akimara gukizwa uyu nguyu. Yego. Nababwiye yuko twari duturanye hafi aho ngaho. Yego. Rimwe ndyamye nijoro ndarota. Ndota ngo mbona ngo ari kwivugisha amagambo sinzi agatereme yari ari kujya yivugisha. Mitano ijwi ry'Imana rirambwira ngo genda umbwirire Mama Sharirene ngo kuva kivuka naramwejeje kugira ngo azamvugire. Ngo kara kanwa ke nagashyizemo amagambo yanjye ngo ajya mvugira. Amen. Ngo ntazongere kuvuga ari amagambo. Ari amagambo ntazongere kuyavuga ari amatereme nakozongere kujya yashyira mu kwitwara kuri. Ntazongere kujya yitwara kuri, ntazongere kujya avuga kuri. Ikintu Imana yari imbwiye. Nari umuntu najyaga negeranya abagore nkabateresha ikintu bita urwenya ku buryo no gushiririza bari gushiririza. Nagiraga amaterime nkagira ukuntu
ibintu mbese byateme n'ukuntu nabarundanyaga mbese nkabarundanya nkabegeranya ukuntu ku buryo abagore bari bafite no kuba bashiririza. Imbwira iti biriya biganiro n'ibigare simbigushakamo, amagambo ameze gutya na gutya simbigushakamo, nakwejeje utaravuka, ndashaka ko uzagira gute uzankorera. kandi kuva uwo munsi ubu niyo ndundanya abantu ndabarundanya nkababwira Imana, ntabwo ushobora kujya mu bintu by'amanjwe. Yego, Imana ivuga ukuntu izankoresha, niwe yanyuzemo wa mbere. Yego, Imana ikubwira iti yego, kuko nibwo nari nkibatizwa ntazi kuva mu itangiriro no mu byahishuwe ibintu byinshi, nta nubwo wanabyitayeho icyo gihe. yegereze mikoro. Okay, ntacyo turagaruka kuri mama Sharirene. Hanyuma se nagize akabazo, wowe ntabwo urumva turi kuvuga mama Sharirene, urumva ko turi kuvuga mama Sharirene. Yego, ariko univuga ntabwo ugeze umbwira izina ndibuze kukoresha. wowe se ntabwo urabona urubyaro? njye ntabwo nigeze ngira ayo mahirwe yo kugira urubyaro. Ntabwo uragira ayo mahirwe ntabwo nayagize. Umaze igihe kingana iki? imyaka irenga 20 utarabyara? ntarabyara. Uracyabana n'umugabo? njye nigirira umugabo muri mashini. ugira umugabo muri mashini ni ukuvuga gute? umugabo wanjye ari aho ngaho nyine ndamwitirirwa nawe ndamwitirirwa. Ntabwo mukibana? turabana. Ntabwo mbyumvise neza. umugabo wanjye hashize imyaka yose 20 ari ikimuga, ariko buriya ntabwo umuzi. wasanga wenda muzi. ntumuzi umunyakabanda. Witwa nde? nitwa Mariya Kubwimana. Umugabo wawe se? Aburahamu. ntabwo muri inshuti. wari umugaye. nzi ko ushobora kuba muzi. urwaye pararize gutya. uriya niwe mugabo wawe? Yego. mumaranye imyaka 20? irarenga ni 25. nta mwana 20 iyo tumaranye niyo tuyimaranye arwaye ari ikimuga ko nguko. iyindi yose iyo twamaranye ari muzima niyo mikeya, iyi myinshi niyo tumaranye arwaye. ibigeragezo ko bajya bavuga ngo arwaye uko nguko ari ikimuga. Wow, undi nuhagira kuva icyo gihe kuva ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere 2005 niho umugabo wawe yarwaye? niho yafashwe n'iyo pararize. yamugaye uruhande rwose rw'ibumoso. n'umuntu waho ngaho noza nukumujyana muri dushe nkamwoza iyo myaka yose 20 irashize. utaramurambirwa mubana nk'umugabo n'umugore? ubwo se tubana nk'umugabo n'umugore, tubana nk'abantu b'abavandimwe, nk'abantu byagezeho biba nk'abavandimwe. niko bimeze ngo byagezeho nese umuntu yamugaye gutya ni gute yaba ari umugabo. none se wakomejwe n'iki mu myaka 20 umaze umugabo ameze atyo? ni imbaraga z'Imana. umwuka wera naza tuzahabwa imbaraga. umwuka wera natumanukira tuzahabwa imbaraga ngo tuzaba abagabo nyabagabo bo guhamya. hari n'akandi nubwo imbaraga z'umwuka wera rero nizo zanshoboje. nubwo abadashaka kukavuga ariko nakandi ndakukubita. akantu reka yewe kakano atari kavuga ntabwo ngashaka katari keza bakana ntabwo ngashaka. nakubwire mu abantu hanze aha isi yose imirambo n'izina ry'Imana bose ntabwo babyumva. bagushijwe n'ubushyuhe bafite birirwa barata ngo bafite imibiri. ngo bafite imibiri. ujye utanga ubuhamya bamenye ko mu ijuru hari Imana izi gafata umugore ukiri muto. nk'ubu iyo mbabwiye ko ntasambana ntabwo babyemera, baravuga ngo nta juru bafite ngo bazanjyanemo. abantu uburaya burabamaze ari abarokore baratanga ko ari bato bafite imibiri. uyu kuva yashaka ntiyigeze aryamana n'umugabo kuva ku munsi wa mbere kugeza iyi saha. cyazo mikoro ntabwo se muri kubyumva ngo ngiki wisubira ikintu
narindi wo kubabwira hanze aha abantu bishwe n'uburaya n'ubusambanyi kandi ari abakristo kandi iyo bajya kubikora bumva yuko bari mu nshingano zabo ngo kuko bafite umubiri bumva yuko bafite impamvu ngo baracyari batoya kandi bumva mbese bafite impamvu kwihangana ntibabishobora niyo mbabwiye ngo njye ntabwo nsambana ntibabyemera ariko navuze nti nta kibazo kuba batabyemera nta juru mugira ngo muzanjyanamo ibi bintu tuba tugira ngo tubwire abantu ibyo abantu bananiwe kwihangana kandi Imana ntizaburana n'umuntu uzajya uvuga ngo byarananiye ikwereka abagize gute ababishoboye nimba uyu nguyu n'imyaka afite kuko ntabwo akuze ubu Imana nimukingurira imiryango ikamuha igiporezo ntabwo afite ibyo kurya bihagije ariho mu buzima bumugoye ntagira umugabo umuhahira nta kazi agira disi yanacuruzaga ngo agatara yego urumva uyu ahita aba uruhinja ubu si impamvu mubona ndi uruhinja ni ukubera ndya neza uyu ntabwo akuze ni muto kuva yabana n'umugabo kuva ku munsi wa mbere kugeza ubu ntiyigeze aryamana n'umugabo na n'ubu aracyihangana mu myaka 20 n'ingahe yes ibyo ngibyo nimushaka detaye ntabwo tuzibaha kuri kamera ariko gifate gutyo nimba umuntu ungana gutyo yarihanganiye umugabo ajyanira intuzi indobo kuko ntabwo abasha kujya kuri toilette akihanganira umugabo utamupfumbata akihanganira umugabo udafitanye umwana nimwicare mwige nimudakizwa muzashya kuko abakijijwe barahari ijuru rizagirwamo n'abantu bihanganye ntabwo ari abantu bagiye bajandajanda ntibamurambagiza se ubu se ntiyaba umugore ntiyaba urumwemera se oya ntiyamubura sawa rero nimwicare mwige mureke umutwe munini ngo baje kumena amabanga ngo bari kumena amabanga se bamena nayo amabanga ni ibiki ariko Imana izakubaza ibyo wumvise mama urananirwa kwihanganira umugabo ngo ntabigukorera neza ntacyo bikora nabi ariko akabikora mufite ibibazo nimukizwe nibyo rega bajya bandegera baraguye ndacyari muto njye sinashobora kwihangana ese muri iyi myaka afite yamaze urumva yari afite ingahe bari iyo myaka maze ashatse ubuhamya tuzabutanga nimba turinjije imba twimena inda birabareba n'inda zacu tumena ntabwo ari ariko turashaka kubabwira ukuri ko mugomba gukizwa kandi mukiga kwihangana ariko tutararenga abantu bafite umutima w'ubumuntu kandi barahari bafite umutima w'imbabazi muzaremereye umubyeyi areke gucuruza ni ukuri kose ntabwo ngacuruza ariko ntabwo ngacuruza Yesu Kristo reka ntabwo ari byo naje neza rero ntabwo ibyo ngibyo ari byo turimo uyu mwanya reka nkubaze mu by'ukuri ibintu mama Sharirene avuze ni ukuri kuva wabana n'umugabo ntimurigera muryamana na rimwe kandi ibyo bintu wibisubiramo ntabwo mbishaka bivuze nawe agomba kubyemerera azanabikuramo ntabwo azabikuramo uzi ikintu abari gutinya abarimo gutinya babarokore bakavumba wari bo mu rusengero bamwe babuze batagira imbaraga z'umwuka wera ntibagirize amafaranga bamwe barindagiye umuntu nimbaze aje hano kuri kamera iyo uze hano kuvuga ibintu bidasobanutse sinkwemerera uri kumva sinkwemerera kuba umuntu yaza hano akavuga ngo maze imyaka 25 sibyo nta mwana afite umugabo wanjye arwaye pararizi nta nubwo ndyamana nawe hari abagore bari biri bukoreho bamwe bananiwe kwihanganira abagabo kandi ari bazima kandi babahahira bananiwe kwihanganira bananirwa gukizwa ikigeragezo kirabatwika bagira gute batabagabo babo baragiye batingo zabo bakora divorce hanyuma se n'umuntu nakubwira ngo amaze imyaka 25 nta mwana agira kuri uwo mugabo nta muhahira ntigeze namuhahira nanzuye mbamo muri iyo myaka ntanzuye abayemo ngo avuga ngo wenda yihambye nasambuye mbamo ubwo abantu ntibagomba kumuzererana kumva ubuhamya hamwe abantu banamubwira bati kiriya ni igiki utunze kuki utamuta ngo ugende ugiye gupfa nta mwana ufite ariko akavuga ngo sinzamuta ni umurwayi wanjye Imana nizankura kuri uyu musonga yo kuzererana umuntu uzi rero utugambo tw'abarokore ntago ntushaka twatugambo nako nabapaganira no murokore wajya kuvuga amagambo ukajya kumutuka ngo yaje kuri kamera yahaje
yahaje kwaje kuvuga imbaraga ziyamushoboje aje ku yawe reka nkwibarize mwarasezeranye nawe ntabwo twasezeranye yahibaze noneho nta n'isezerano rimuhambiye ntabwo nigeze manika ukuboko ngo dusezerane ariko twasezeranye mu rukiko mwasezeranye mu rukiko mu rusengero ntabwo twahagiye kuko ntabwo twize dukundana nubwo tubana uko nguko ntabwo twize dukundana jya mbibabwira mwese mwabanye gute mudakundana yamfashe gutyo anshyira mu nzu nyiranyita umugore yamufashe ku ngufu nabyo ni ubundi buhamya yego disi muhita murabana duhita turabana tubana uko nguko nyine ntabwo biba byoroshye kubivuga hari ibintu biba bikomeye mu buzima bw'umuntu byaramubayeho ariko Imana yarabyemeye se buriya Rusi ko yemeye gukurikirana nyirabukwe buriya Rusi nawe ntitumufataho icyitegererezo gikomeye akemera gukurikirana nyirabukwe apfushije umugabo nta mwana bafitanye ni umukobwa ukiri mutoya akurikira uriya mukecuru yari amukurikiye azi yuko uriya mukecuru hari abandi bahungu yabyaye akaba yarabasize hariya muri kiriya gihugu cy'iwabo akavuga ati uretse nkurikino no mukecuru azanshingira ajya no guhumbira nyirabukwe sha akajya no guhumbira nyirabukwe aho hantu mise mpibuka haleluya icyo abantu bavuga yuko ibintu bidashoboka ahumba mu murima wa Bowazi ahumba kwa Bowazi nkaho uri guhumba yego noneho agiye no kuhakura ntiyahakura umuhungu wo mukecuru ahubwo nyine aba muka Bowazi ariko ngo Bowazi amaze kubibona aravuga ngo uriya mugore nkurikije ukuntu afite ubupfuru n'ubunyangamugayo yitaye kuri nyirabukwe ni mubi sarura mujye mubisiga inyuma ntiyongera guhumba noneho akajya aterura igihe kinageze nyine ababaye umugore wande wa Bowazi komeza uhumbe rata yego mana yanjye noneho wemeye ubuhamya iyi si irikoreye irikoreye hari abantu bavuga batazi ibyo bavuga ibyo ari batarabona none se imiryango yawe ibaho mfite mama wawe aracyari nabo tuvukana none se abo muvukana ntabwo bigeze bavuga bati wenda muveho genda abo tuvukana ninjye mukuru ntabwo rero baza kunyigisha gusa ariko ibyo ntibyabura ndibaza babivuga babyivugisha ariko ntabwo babinyemeza ese buriya mugani nk'uko mama Sharena bivuga abarokore bo ntibagiye bakwegera bakakubwira ati wowe umugabo mumaranye imyaka ingana gutya ni ikimuga rekura umuntu hari n'abamuhanuriye hari n'abamuhanuriye baravuga ngo Imana iravuze ngo mute wigende ni ukuri yego ayiwe ati iravuze ngo hita ufata ibyawe ugende ntabwo ari ahubwo ni kumwe umuntu areba ibintu ati ibintu ni ubucucu ngo Imana iravuze ngo uzajya iwanyu iyo Imana ijya kumwohereza iwabo yamwohereje ibaze Imana kiragutabarika gusubiza iwanyu nibura ihorere shayize ibyo bintu rero ntabwo biba byoroshye ariko Imana ijya ibitunyuzamo kugira ngo igaragaze imbaraga zayo ntabwo rega wajya kwigisha ibyo utize kandi ntabwo wabona akazi ngo ukore akazi k'ibyo utize udafite diporome Imana yigeze kumbwira ngo nzabwire abantu ngo ntabwo ijya abantu akazi b'injiji ntabwo ijya ikorana n'injiji irabanza ikazigisha yarambwiye ngo niba leta y'u Rwanda niba idashobora guha umuntu akazi utarize ngo njyewe Uwiteka ndinjije ko najya guha akazi abantu batigeze biga ntibishoboka gusa bababwire ngo njyewe Uwiteka mpamagara abaswa ariko ntabwo njya nkorana nabo ndabanza nkabigisha niko Imana yambwiye ngo yakubwiye ngo iki ihamagara abaswa yarambwiye ngo ihamagara abantu b'abaswa ariko ntabwo ujya ikorana nabo irabanza ikabigisha ubuswa bugashira irambwira ngo nzabwire abantu bareke kuyitotombera abantu birirwa bitotombera Imana bayituka bavuga ngo irabanga ngo yabaye ibigeragezo ngo biremeye ngo biraremereye cyane ngo ibi ntabwo babyakwihanganirwa yarambwiye ngo nzababwire ngo bareke kwitotomba ngo bareke kwitotombera ibigeragezo bakomeze urugendo rujya mu ijuru irambwira ngo ikigeragezo cyose yemeye ko gishyika ku muntu ngo yagishyize ku munzani iragipima irangije ibona ibiro byacyo ipima n'uwo muntu
ugiye kugeragezwa ngo ibone icyo kigeragezo ntabwo cyarusha uwo muntu ibiro ngo kimugushe kimunanize gukomeza urugendo rujya mu ijuru ngo rero yaragipimye irakiringaniza neza ntabwo cyananiza umuntu ikigeragezo cyose yemereye ko gishyika ku muntu kuko yarambwiye ngo nzababwire ngo ntabwo umuntu yafata umwana we utaragira imyaka y'ubukure ngo amukorere ibiro biremereye ngo noneho ni ingome kuko twebwe tuzi gukorera abana bacu ibyiza kandi twebwe turi babi ngo yo ko ari data wa twese mwiza yafata ibintu byinshi by'ibiro byinshi ikabikorera umuntu wayo bizi ko bizamugusha ntabwo ngo yabikora ngo abantu bareke kwitotomba abantu bareke kuvuza induru kandi umukristo buryo uvuza induru mu kigeragezo aba ameze nk'umunyeshuri usakuza mu ishuri iyo umunyeshuri ageze mu ishuri umunyeshuri uzi ubwenge arakurikira akareba ku kibaho akareba na mwarimu wa wundi rero utazi ubwenge utazamenya ubwenge utazi icyamuzanye yirirwa asakuza cyagiye wa munyeshuri se iyo batanze amanota bagiye gukoresha ibizamu mwarimu agiye kubasubirishamo ibyo bize ashobora kubona amanota ntabwo yabona amanota ariko wa wundi wakurikiye mwarimu burya mwana niwe ugenda akazana amanota akumva ngo umwana wa runaka ngo yabaye uwa mbere yarambwiye ngo nzababwire ngo mbese hari umubyeyi utanezezwa nuko umwana we yatsinze none se njyewe Uwiteka ngo mba ndi kwigisha abantu banjye kugira ngo bazampeshe agaciro bazagirire umumaro bazigirire umumaro kandi nanjye bahindukire bawungirire njye Uwiteka ko yivugaga mba ngira ngo nigishe umuntu wanjye yige kunyubaha hari akabazo k'amatsiko ntari buze kubura kukubaza wambwiye ko umugabo mubana uburyo mubana ni nk'abavandimwe ntabwo bikiri ukuvanga n'umugore n'umugabo ntabwo ari ukuvanga n'umugore n'umugabo hanyuma urumva mumaranye imyaka 20 n'itanu 20 tuyimaranye arwaye gutyo amugaye uko nguko yego ni ukuvuga ngo urumva kuvuga ngo tubanye nk'umusaza na mushiki abantu barabyumva reka mbyubahe hanyuma wowe ntagiye wigeze uvuga uti bo ibi bintu ndabirambiwe ndagiye ntabwo nigeze ngenda sinigeze nanabitekereza nta nubwo byigeze binzamo ngo mvuge ngo ibintu ndabirambiwe ngo ndagiye niba narabitekereje ntabwo nigeze mbitekereza ngo mbipange ngo mvuge ngo ndagiye nta na rimwe n'ubu ngubu wumva nta gahunda ufite yo kumuta ntabwo nyifite pe kandi Imana izanshoboze pe ubuhamya rero buraguye yego hari igihe ibintu bisharirira umuntu kwihanganirwa no gushinga iryinyo ku rindi yego iyo umubyeyi agiye kubyara se buriya atihanganye uriya mwana yamubyara uriya mwana yapfa cyangwa bagapfana ariko umubyeyi kugira ngo abyare umwana muzima bimusaba iki kwihangana gushinyiriza akihangana buriya umubyeyi ari kugisa akajya agenda akigaragura akifata akigaragura akikubitiriya ntabwo yabyara umwana muzima kandi nawe ubwe ntiyaba muzima ashobora guhana n'iyo nda ninakora n'abakristo bagomba kwihangana tugomba kwihangana ntabwo ari uko ntabwo ari imikino ntabwo ari imishinyiko ni ugushinga iryinyo ku rindi ntabwo ari ukubera ko ibintu biba biryoshye birasharira ariko tugomba kubicamo kugira ngo twubahe Imana ariko si ubwo ngewe ikintu nibaza murara ku buriri bumwe umwarara ukwe ubwo bimeze mva ye turara ku buriri bumwe none se twarara kubiri turara ku buriri bumwe Mana yanjye akabazo k'amatsiko mama Charles ariko koko Imana yamugiriye neza urabona ko ibintu byahindutse utubwiza ukuri mama Charles najya kwibuka agatanga n'ituro ry'ubuhanuzi se njyewe ndimana nabibabwira uburyo namwibutsemo ariko sina ngombwa wenda ko nabivuga oya hari igihe wasanga mama Charles wenda guhamagaye uyu munsi akaba ari bwo mama Charles ajya yibuka ibihe mwanyura ajya byibuka cyane arabyibuka nakubwira ukuntu namuvanye mu cyaro aho yari yaragiye nkamuzana i Kigali nkamukodeshereza nkamugirira neza bari barasubiye mu cyaro yego ni wowe wabagaruye yego aho ni sawa ntabwo byari na ngombwa ko tunabivuga oya ariko ntacyo abantu bajye bibuka bajye bazirikana neza
ubushobozi bwose nuko wenda hari aho umuntu agera ubushobozi nabwo bukagenda bugashira yego bugashira cyangwa bukagabanuka ntubu ugikora ibyo wagombaga gukora ariko njyewe ntago nshobora kwibagirwa ntago njya nibagirwa suko ase mama chérie no rero njyewe ngiye kukubaza wowe ndumva uri kubasha kubivuga kandi uransubiza urumva umuntu amaranye n'umugabo imyaka 20 kamusaza na mushiki niwe wabinyibwiriye hanyuma urumva gahunda mu buriri ibyo nibi ni inkuru yibagiranye nta nubwo yigeze yibukwa ariko nubwo tudashaka kujya kubisubiramo ibyo inzira twabisobanuramo niyo mu gikari iyo nkuru nigeze yibagirana gase yigeze yibukwa hehe erega muri iyi si hari ibibazo hari ukuntu yibagirana ariko iyo gahunda yaranibutswe na rimwe ntiyigeze ibaho rero ntabwo ari byo twaje kuvuga ntabwo turi babandi bigisha ibintu bya hariya ntabwo tunabizi tubwire washaka kumbaza iki mashere wundi wigeze umugira inama uravuga uti se kubona n'ubundi nta kuntu wakigendeye ko kubona ibintu bikomeye ubundi yarabwiza reka nzamubwire rero nimba hari ibintu uyu hari ukuntu yadeba hakavuga ati ariko nk'ibi bintu bya kuko buranange hari ibyo abantu batazi kandi mbamo kandi azi ati nk'ibi bintu byawe unyuramo akumva ngiriye impuhwe nanjye namureba ariko biriya bintu byawe ubamo ariko sinshobora kumwigisha gufata umwanzuro ntabwo namwigisha ngo nate umugabo we hanyuma Imana izajya kumungerekaho ni umugabo we turamwita yewe atari umugabo we pe ni umugabo we ni n'umutware we none se reka nze nkubwire njyewe amahirwe nagize ni uko wanjyanye nyombya akagenda iyo atagenda ni uko yafashe ibyo akagenda iyo atagenda numva mfite nkurubanwa yanjye nkurubana nawe ubu rero we ibyago yagize we nyine ntago yagiye ni uko ishuri ritararangira nta nubwo wenda azanagenda Imana arindiriye ifite inzira igomba kubinyuzamo ariko ni umugabo we niko yitwa ni umugabo wanjye muri mashini ya leta birimo yes twari kuvuga byinshi ariko turacumbitse sibyo mamashaje yego tuzongera abantu mwitegure igice gikurikiraho kuwa 3